neza bakunzi ba Mwamini TV. Ngewe tuganira nkuko bisanzwe, nge ndi Mwamini, nkaba uyu munsi rero mbafitiye ibintu byiza bitandukanye cyane, aho mubona noneho nabazaniye n'umuntu hano w'umutumirwa mushyashya kuri kamera zacu nkuko muri kubibona. Rero tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane kandi buri muntu wese ari bugire ubumenyi agenda yungukiramo. Rero reka tubanze duhe ikaze umutumirwa wacu. Karibu mutumirwa kuri Mwamini TV. Wibwira abakunzi ba Mwamini TV mu magambo makeya. Nje nitwa Clarisse. Se gushaka abagore benshi hari ikintu byaba bitwaye? Bibaye byemewe umuntu akaba yakishakira nk'abagore nka 3 cyangwa 4, ese hari ikintu byaba bitwaye umukobwa uri aho ngaho akabera buze nk'umugabo pe? Ariko ukagenda ukahita umurwanaho, ukahita uvuga ati mu by'ukuri kuko urwambere narwubatse rwagenze rwabayeho neza, uyu nawe reka nongeye nayo nongeye mu Rwanda nkuko narwaje ku wa mbere bigakunda. Hari ikintu byaba bitwaye koko? Bakunzi ba Mwamini TV, namwe mujye munyuzamo muri comment mwandike mutubwire. Bibiliya bivugaho iki ko ntasomye cyane? Bibiliya ivuga yuko umugore n'umugabo bazabana akaramata bakazatandukanwa n'urupfu, ariko mu mategeko noneho y'u Rwanda bavuga yuko bazabana akaramata bakazabana uko babyiyemeje, ariko ndetse nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ubwo rero ko amategeko y'u Rwanda yo abiteganya, iyo bitabaye ibyo ni uburaya. Oya, ntago ari uburaya, ni ubushoreke. Ni ubushoreke. Ntago ari uburaya. Uburaya ntabwo bwemewe. Uburaya ntabwo bwemewe mu mategeko. Ubushoreke si icyaha gihanwa n'itegeko. Oya, ntago ari ubushoreke. Ubushoreke ni icyaha. Gute se? Ubushoreke si icyaha. Ubanza ugende usome mu igazeti y'amategeko. Ibyo njye simbizi. Niba utabizi rero, ariko njye ntekereza yuko ari icyaha. Ubushoreke ni nko guharika. Guharika nabyo ni kimwe n'icyaha. Oya, mu rwego rwo kugira ngo sosiyete ikomere kuba neza. Ntasomye cyane Bibiliya. Nanirwe gusoma Bibiliya, nanirwe gusoma amategeko. Oya, iby'amategeko byo tubyihorere. Iby'amategeko byigiyemo, ubigiyemo cyane ushobora gusanga ubikoreyemo amakosa. Ahubwo reka twidumbaguze twivugire kuri ibyo ngibyo twavugaga. Kuri njyewe banumva ari uburaya. Oya, nubwo n'ubushoreke. Ubu ari ubushoreke uba wagiye ugashora. Ko n'ubundi ntekereza. Ariko unarebye ushobora no gusanga nta n'ikintu bitwaye, kuko umuntu aba ari mukuru. Uhere kuba mwagenda mugakora umushinga mukanamuzanira na wa mudamu wa mbere ukavuga ati uyu muntu ndamukunda kandi ndumva ko yuko yambera undi mugore nifuza mu rundi rugo. Ubundi tutagenda ku by'amategeko, ubundi wenda bwo ubundi bwo agusabye uburenganzira akavuga ati ngewe ndumva nshaka kwishakira undi mugore kandi mfite indi nzu nahintuye i Kigali, ndashaka gutunga undi mugore i Muhanga, nongere ntunge n'undi i Rusizi. Buri karere ugiye n'umugore. Oya, wenda muri duke dushoboka. Si wamuha uburenganzira? Reka ikibazo nuko yaba atakigukunda. Fomi ntabwo namuha. Ntago wabutanga. Kubera iki? Yagenda ariko nyine ntabimuhaye, naba mbeshye. Ntago wamubwira ati gendere. None se cyo wumva nyine yaba ajyaye n'igiki? Icyakindi ntazi nanjye. Nundi yagenda akazagaruka kandi urukundo n'ubundi abakirugufitiye. Akunze Mwamini TV mujye mutubwire, kuko hari igihe nk'umuntu w'umugabo agira icyo gitekerezo, ashobora kugira icyo gitekerezo wenda barashize nkuko wabivuze, wenda nkanjye nshobora kuba ngifite kindwaniramo bakugira inama. Ariko nk'umutumirwa wacu yatubwira nyine kugira ngo umva tube open, hanyuma twumve nyine ku mpande zombi ukuntu bibi bimeze. Ubwo burenganzira we wabutanga ubanye n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe? Njye ndumva nabutanga.
nabutanga. aha rero Ntabwo nabutanga kubw'impamvu numva hari open cyane kuba nayisobanura, ariko nyemba numva umuntu yakagize umugore umwe. yakagize umugore umwe. Ese nawe ni kubyumva? Njyewe ku bitekerezo byanjye nari mfite muri iyi diba cyangwa muri iyi dibete, numvaga nibura umugabo yagira abagore nibura 3. Nuko nabyumvaga nkanjye nari natumiye umutumirwa, ariko we atubwiye ko nibura umuntu yagira umugore umwe. Ese wowe urabyumva uti? Itegeko riramutse ubaye uri mu bantu batora umushinga w'itegeko, wowe wakemera yuko iryo tegeko ryajyaho? Ese ubaye uri mu bantu batanga umurongo w'itegeko cyangwa se andi mategeko mashyashya, wowe wakemera yuko icyo gitekerezo cyawe wagitambutsa nibura umugabo akagira abagore nibura 3? Njyewe mu ruhande rwanjye mbaye ngeraho natanga icyo gitekerezo, nagitanga nibura umugabo akagira nibura abagore 3. Nuko nabyumvaga. Twari turagira ikiganiro nako ntari bibitekerezo niba kibifite. Wowe ufite abagore bangaye? Oya, njyewe mfite umwe, ariko kubwuko amategeko y'u Rwanda biteganya. Ubundi nyewe kubw'ibitekerezo nyine numvaga oya ni ibitekerezo navugaga. Wifuza bangahe? Oya kandi kwifuza ni icyaha. Kwifuza ni icyaha, ariko urundi nyamara ntekereje cyane. Ubundi uyu yari umutumirwa. Ibi bintu nta nubwo nari nzi ko ari byagiye kumbaza, ariko hari ukuntu numva nsa nk'utekerejemo cyane. Itegeko tugenderaho rivuga yuko umuntu yemerewe umugore umwe, bakazabana akaramata, bakazatandukana. Muri Bibiliya ari uko umwe apfuye. Umugore n'umugabo bemeye gutandukana ari uko apfuye, ariko dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya, bemereye kuzabana uko babyiyemeje, kandi bakurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Aho tuba ariho ibyo birahagije. Twizere Imana, twubahe amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Ibyo birahagije. Bye bye. Cyari ikiganiro cyacu twari tubagejejeho, ubwo inyunganizi n'ibitekerezo byanyu namukurikije uko mubyumva. Ubundi ubaye utarakora subscribe kuri Mwamini TV, turakubwiye ngo kora subscribe. Ese ko ndeba uyise wifata kwita humura, nzabwira umugabo wawe azashaka. Urumva rero, bye bye. Murongo magari w'ibitekerezo kuri Mwamini TV.